Diana rero ntago turi kumwe ndi kumwe n'uyu mukobwa mwiza cyane ni mama w'umwana wanjye abantu benshi baramuzi ariko igihe kituganishije hanga ndi njyenyine ndi mu rugo njyenyine natangiye ubundi buzima bushyashya urumva niyo mpamvu byatumye nuriya na madamu nizere ko wabyumvise ndagushenye umva niwongera kuzanzamuka keretse wansabye imbabazi yego komana umva ngiye nkoresheje n'ubutware buri muri nge ndaguhagaritse ku buryo ntazajye n'umuntu wongera kuguha ikiraka cyo kumusengera ubundi babasengera gute babahaye amafaranga Patrick ni umusitari arazwi yego ubwo rero ibintu bimubayeho byose ni ngombwa abantu babiganiraho kuko ntabwo yabuze abantu kubiganiraho rero ngiyewe icyo navuga cy'ukuri amakuru nge nayo mfite nuko bambwiraga ko umugore ahari kandi nawe yaba adahari aba yarampamagaye akambwira nimba yarabigize private aho yabikinnye nabi rero aba yarambwiye ukorera imana kuri murayikoresha se ukorera satani genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV muri muco bitandukanye mwese mukomeze kugubwa neza cyane dukomeje urugendo nubundi tumeze neza cyane dushimira abantu bose bakomeza kubana natwe muri uru rugendo ndashimira abo turi kumwe muri uru rugendo harimo Didos ndetse na Sana Juice n'abantu babagawe cyane ndetse na Gift Restaurant abo nibo babasha kuduherekeza muri urugendo kugira ngo rugende neza cyane uyu munsi nagarutse nyuma y'iminsi mike nkoze ikiganiro kuri Karabo k'Imana ndetse si n'ikiganiro kimwe gusa baziko muri no minsi abantu bari kubona ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Karabo k'Imana bivuga ko yatandukanye n'umugore bivuga ko umugore yamusize mu kiganiro nakoze rero abantu bagiye bashyiraho muri commentaire abandi bakanyandikira inbox bakambwira ati genda urebe neza Karabo ari gutwika reba kuri Kiranuka TV urebe Ezekiel yagiye gusura mukuru wa Karabo yamubwiye ukuri yamubwiye ko Karabo n'umugore bari kumwe Ezekiel yesashimwe ahimbazwe umeze neza cyane ndashima Imana rwose ngeze hano n'ubundi mbonye mwari muri zaga na Karabo biriya rero mwari ugiye kurwana abakozi b'Imana ko biriya nagategura ka Karabo ndetse n'ura muhungu w'inzozi zacu TV hari ikiganiro nemaze gukorana na Vitali uriya ati n'ikiganiro urabizi ko wampamagaye ndashaka ko tugira ibyo tuganiraho nka je naguhamagaye bitewe n'abantu no muri comment z'ikiganiro nakoranye na Karabonyera warabibonye yego hanyuma ura muhungu namubwiye nti uramenye uranyicazanya ku ntebe imwe na Karabo ngewe nawe turashwana ibyo ushaka ko ngutangariza ndabigutangariza ariko sinshaka guhura na Karabo mu kiganiro yego ikiganiro kiba kiratangiye turaganira tereka mpamagare Karabo akimuhamagara Karabo tereka mitenza aje ndabangira ariko nk'umukozi w'Imana avuga mbanze ncishe make numva icyo Karabo ashaka gutangaza ndicara yego bashatse ngo guhamagara Fidel ndababwa murinda muhamagara Fidel ko nubundi mwabiteguye mwaretse nka kina record z'ibyo twe ubwacu twivugane na Fidel yego ko nkina record nicyo gitumye maguka mu kiganiro uvuye mu kiganiro ntacyo wagiye gusura Fidel mukuru wa Karabo mwaganiriye ngo iki mu byukuri wenda ivuga ibiri mu kiganiro cyawe nizo record nge hano turazumvisha abantu yego ngewe nkigera kwa Fidel aho yari ari mu Bugesera nacometse kamera ko Fidel we niwe wari wanampamagaye ntumira kujya gufata inkuru mu Bugesera kuri Kiranuka TV hariho umubyeyi nafatiye inkuru yanditseho ngo wa mugeni watwawe mu taxi apfushije umugabo yego iyo nkuru baze kujyaho barayibona kuri Kiranuka TV niyo yari injyanye mu Bugesera hanyuma mitambwira Fidel ndashaka kumenya ibiri kuvugwa kuri mukuru wawe ibyo muri umuntu wari kwivugira ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri yego Fidel ubwe yatangaje ko atari ukuri kuko ni mugoroba yavuganye na murumuna we avugana na madamu we wa murumuna we ndetse navugana na nyina rero icyo ni ikinyoma cyambaye iki gusa bivuze ngo ngewe Rukundo iyo Fidel aza kuntangariza yuko ibyo Karabo ari gukora ari ukuri nari gusohora inkuru yuko ari ukuri ibyo yantangarije nibyo nasohoye hari ikiganiro nabonye Fidel yakubwiye ngo iki yarambwiye ngo ari kumwe n'umugore yego ibyo ari gukora Karabo k'Imana ari gutwika ko nagiye mbona ibiganiro abantu basura umugore
ari iyo ngiyo ngo ari mu buhe buzima bundi biriya byose nibyo bari kwita gutwika jewe ibyo nkubwira nibyo natangarijwe na mukuru we Karabo k'Imana ubushize nawe duhurira hano ndangije ndamugana ndashaka kugukoraho ikiganiro yego yari yambaye agashate nabonye muri gukora ikiganiro ari umunyonzi wamusanze ari umunyonzi yego hanyuma maze kubimubwira we yarambwiye ngo ni muha amafaranga kugira ngo dukorane ikiganiro ni mwishyure ndamugange nta mafaranga mfite na channel yanjye ntiratangira gukorera amafaranga ku buryo nakwishyura ngo dukorane ikiganiro bireke yego arazamuka aho yagiye simpazi ibyo yakoze ibyo simbizi sinanabikurikiranye ariko nge naramwibarije nukuri akubwira ngo iki arambwira ngo niba wowe ushaka ko dukorana ikiganiro mpa amafaranga ngo ikiganiro ntiyigeze ambwira ngo si ukuri cyangwa ni ukuri kandi iyo nkuru yo kuri Kiranuka TV yari yayibonye ko nagize gute nayisoma wayikoze nyuma yaho nibwo Vitali yabonye inkuru yo kuri Kiranuka TV nakoze arampamagara ngo musobanurire ndabimusobanurira sibyo duhamagara mukuru mu kiganiro arabisobanura sibyo Karabo k'Imana kimara kubona ko izo nkuru zasohotse abyita ngo ni inkuru zimusebya yarampamagaye ejo bundi mu gitondo n'ejo bundi mu gitondo yego aransuhuza nk'umukozi w'Imana mugenzi we yego ndamwakira ndi muri salon ndi kwiyogoshesha turaganira arangije arambwira ngo agiye kunjyana muri RIB naramubwiye ngo nta bwoba mfite bwo kujya muri RIB jyana ikirego muri RIB giwe nzaza kuburana ibyo natangaje niba ari ibihuha sinzagusaba umwavoka sibyo nzaza niburanire mitananamubwira none se ni ngombwa ngumenyeshe ko ugiye kunjyana muri RIB iyo umuntu yagukoreye ikosa ni ngombwa ngo bimumenyeshe uragenda ukamurega inzego zamara kwakira ikirego cyawe zikamuhamagara akitaba je ntabwo nzihisha nkuko ba Joel babikoze yego zitaba inzego banshinja ibyo banshinja ndaho numva mbifungirwe Karabo ari kugushinja ku musebya ngo natangaje ngo inkuru zo kumusebya ariko kuri Big Town niwe bwe wagiye kuri Big Town ajyanye n'umwana w'umukobwa ikiganiro kiriho gifite ibihumbi 32 bya views aravuga ngo ubu tuvugana umugore wanjye ntitukiri kumwe uyu niwe turi kumwe madamu yajyanwe n'iki kibazo ariko mbaye ndi kumwe n'uyu umunyamakuru aramubaza ngo bivuze ngo ibyawe na madamu wawe byararangiye ngo byararangiye ngo natangiye ubuzima bushya iyo recording ikina uyu bikine tujye duca impaka ubone nge hano nicyo mbereyeho nta kuko ari Karabo ari wowe ntabwo nzi ufite ukuri kugira ngo tugaragaze ukuri tukugaragariza abantu neza nibyo byiza kandi ukuri ni ibimenyetso katwigire kuri iyi record yo kuri Big Town TV sibyo ngiyi hano urayibona niyo ngiye gukanda bataza kugira ngo ni record na kandi Uziana rero ntago turi kumwe ndi kumwe n'uyu mukobwa mwiza cyane ni mama w'umwana wanjye abantu benshi baramuzi ariko igihe kituganishije ahangaha ndi njyenyine ndi mu rugo njyenyine natangiye ubundi buzima bushyashya urumva niyo mpamvu byatumye nuriya na madamu nizere ko wabyumvise hari mu rugo wenyine yatangiye ubundi buzima bushyashya niyo nkuru yatumye njya kwishakira mukuru we mubaza niba ibyo nabonye ari uko record za mukuru we nizihe zimeze gute kamumvishe record ya mukuru we ubwe twivuganira rero wowe reka turebe gahunda z'uko zimeze rumba uwo ninde ni Fideli rero uko zimeze nadukozamo n'itangazamakuru akabisansabiliza akabishyira mu bantu ubwo natwe turareba ukundi tubigenda oya we humura kuko uri umusitari ku giti cyawe na Yesu waguhaye izina ryawe kandi ugomba guharanira ikintu kitatesha agaciro rya zina Yesu yaguhaye kara turi kumva uretse twumva record za mukuru uretse gutera ikinyoma ikinyoma ntabwo duhakanye yuko atasonze n'ubu turamuha ese wakwitonda asaba mu kinyoma agasaba mu kinyoma sibyo se dufite amacano n'abandi bafite amacano n'impanuro n'abandi bose bafite amacano iyo aza kubwira impanuro ati rero bavandimwe nge mfite ikibazo iki n'iki wabiretse yaramwishyuye kugira ngo umugore yagize gute yagiye
ahubwo na Fidel naramugaye kuko ririya nkuru nazamuye n'abantu barabizi ese wakwitonze tukumva amariko aya majwi ariko yataza n'undi mukobwa aya majwi ni ya Fidel gusimbura uwagiye uriya mukobwa nawe namubonye ku itangazamakuru arimo gutangaza yavuze ngo Patrick ngo nta mishyikirano ngo bafitanye ngo nyine ngo byari injuga ngo byari kugira ngo baretse ho gato banza ukumva mubanje mubanza niba mushaka ukuri kara buretse niyitonde buretse turamuhamagara ibihuha ntabwo nshaka kuyumvisha abantu nge ibintu by'uburofa ibi ni ibintu by'uburofa aha ngaha harabera ibintu byose yego ndahamagara umugore uri mu Bugesera we nagiye ari we bawitonze ndahamagara umugore uri mu Bugesera n'umugore ariko je witonda nagiye ku butumire bwa mukuru witonda nk'umubwiriza butumwa wabyumvise turanashakana nimero y'umupasiteri wabyumvise inshuti zawe ngo umukozi w'Imana bawitonze tugenda gake nk'umukozi w'Imana sibyo uretse ngiye mvuga ukuri kwibiriho sibyo nidushaka turashaka nimero y'umupasiteri wanyakiriye nkanaririmba mu itorero rye n'ikiganiro twakoranye na Fidel umbabarire ndabigusabye ugipininge abantu baze kukireba wijyanye mu muriro ngo urashaka hit nta kibazo icyo kiganiro turaza kugishyira abantu baze no kukireba kiri kuri kiranuka ari nacyo cyatumye gitumye ngewe mbasanze hano nari mfite kuko ikiganiro twakoranye nabonye umuntu ashyira muri comment ngo gakire karabari gutwika reba ikiganiro yakoze kuri kiranuka sinagusabye ikiganiro nkambwira nti uzaza unsobanurira ibyo bintu nsanze navuganye nawe rwose twavuganye sawa nta kibazo karabo k'Imana sinzi ukuntu mbwiye ngo nibari nyine ujute ko twebwe ko tutagutumiye mu kiganiro uyivuga ngo kuntumira uransebye nge uransebye nge nta soni ugira nyine ko tutagutumiye mu kiganiro urashaka umva nkubwire ase yagusebeje gute ko njyewe umva ikintu ngiye nshaka kumenya singiye inkuru kuri Big Town siwe wayivugiye ubwawe uranyumva neza urimo uranyumva ari YouTube ntiwayintanzeho ari ubuhanzi ntiwabuntanzemo ari nibiki byose urumva wowe buretse gatoya wowe uzi icyo nitwa Rukundo Ezekiel umuhungu wa Mugaro umeze nk'inkoko ihagaranye n'intare wari ubizi nta kibazo wowe uri inkoko ngende intare urakoze cyane Imana umva nkubwire urase ko twumvisha ibimenyetso atwumvishije ibimenyetso nakubwiye ngo we Sam sorry gato uyu mutipe yaguriye Fidel kugira ngo akwirakwize ibihuha uyu mutipe sintahiwe sindye ubundi bageze mu rwego rwo bamugura kugira ngo akwirakwize ibihuha urumva ari umuvandimwe wawe umva nkubwire ubwo nawe atangiye kumusebya umva na Fidel dore ngo abantu wiyegereje aravuze ngo naguriye mukuru wowe nta kintu waguriye Fidel jewe ndakwereka message nimba nanayifite ndaza kukwereka message ya tike ya Fidel urumva utuburira abantu yampaye gusa anegera kugira ngo umutubuzi wa mbere mu bantu bakwirakwiza Fidel ni wagutegeye kugira ngo aguhiye inkuru ntabwo ari inkuru ngo ni Fidel wamutegeye uretse ngiye rambwiye ngwino hano mu Bugesera nakuboneye ababyeyi bafite ubuhamya yego nabyumvise ndatega ndagenda nuruka Kigali uzi koko ko ibisambo bitaracika mu gihugu maze guturuka Kigali ubu urashaka views ngo urashaka kuzama kare agaciro kakiranuka mfata inkuru ya Fidel ndamubaza Fidel ndashaka kumenya ibyo muri umuna wawe ari kuvuga ni ukuri kuko ntabwo nari nzi ko ari ukuri Fidel ko yatandukanye n'umugore yes kandi umva ni byiza ko mbimenya kuki utanyisangiye niba ari ukuri kuki utanyisangiye mukavaringa mu kibazo niba atari ukuri mumfashe Fidel arambwira ngo urenda gupfa ngo upfashe urabona utageze kure yaba mukuru wanjye yaba muri umuna wanjye twavuganye nimugoroba ifashe wowe ufashe n'umuryango wawe na telefone mukuru wafite mukuru afite agatelefoni ka Tekino ka Katushe babyumvise nta touch afite ndabyemera ese ubundi urashya waruri ndacyemera kuko ni Katushe ngo nashaka zakine Frank ngo ari mumva ngo yakoze ikiganiro ngo ari umunyonzi wowe reka nkubaze ubundi sinshaka gushwana reka nkubaze niyo nakina Frank tuganire nyibariza radiyo nyibariza uyu mwemuretse ubundi buretse turaje duhamagare duhamagare mukuru wawe n'abacecetse yisa n'ibintu byinshi buretse we toka we winkoze izo ntoki ibintu bigende neza nigeze nkukoraho ne nagufata mu mashati winkoraho hano ntago mwaharwanira ntibibaho sinshaka kurwanira wowe abantu bajya barwanira munsi yanjye we uri hejuru uziko wandusha imbaraga uri narese
surinare agahanga kashashagiranye ngo arimo umva agahanga kamushashagiraniyeho ngo arimo arasebya akarabo k'Imana umeze nk'uyiruka inyuma y'umuyaga we wakoze ibyo ukandeka wakoze ibyo ukandeka mbese ko wambwiye ngo uranjyana muri RIB wanjyanyo impaka zigacinya nyene nakubwiye mbere yo kukujyana muri RIB reka mbanze nanjye umupira kujya kwa Karabo ntago yigeze byibuza kujya kwa Fidel ntago wenda yigeze gusaba ikiganiro yambwiye ngo wamusabye ikiganiro yagiye uretse gatoya ahubwo bumaye mikoro gatoya bumaye mikoro mbanze vuge bro we urafata ubunda nkwambuye ivuga butumwa nkwambuye byose nkwambuye umuziki nkwambuye n'igikundiro mu izina ryayo urayifata ndayigukubita oya Kara ntago turi burwane hano urimo uranyumva twese turasara je namubwiye ngo urimo uranyumva ngewe niyo nakina prank ni ngewe n'ubuzima bwanjye kandi si prank ndimo ndakina nta nicyo bikurebaho Ezekiel naragukundaga twahuriraga hano mu ivuga butumwa sibyo ibi bintu rero wishoyemo ngo ugiye kusenya akarabo k'Imana ntuzongere kwishora muri ibi bintu twe tuba turimo turubaka ibintu bikomeye wowe uraza kunsenya nakubwiye ngo urabutiyubatse sibyo usebeje kwa nyoko bukwe usebeje urugo rwawe wiyubatse ute kari byo nkubaza wiyubatse ute nisobeje kwa mabukwe wigeze ntangira inkwano uri guhamagara wigeze ntangira inkwano nakwiyamye mu rugo rwanjye urimo uranyumva dukora ikiganiro nk'abakristo niba uzikura umukristo nzana ibyo wincinye kamenya wa musenze wowe umva nkubwire wivuga ngo tuka je nakubwiye ngo buretse Ezekiel ko yagusabye ikiganiro ntiyakigusabye ntacyo yansabye sinagusabye ukanyaka amafaranga ahanga wambaye ishati nakwatsa ngahe ishati wagaragaje umva ngo yakalaga nakwatsa ngahe nyine wabaye umunyonzi he nakwatsa ngahe ndaguha icyashara ungeze hariya uyu muntu si ikigoryi suri umunyonzi ndaguha icyashara buretse ungeze mu rugo reka tugendane gake yewe ndaguha icyashara tugendane gake uri umunyonzi sibyo we nkugendanye nagushora munsi y'umukingo nagutaye ndaguha icyashara we nagushora munsi y'umukingo mwembi ni muri abavuga butumwa ntago dukwiriye kuganira ibi bintu njyewe ndi gushaka ukuri kwibintu gushaka ukuri kuko ngiye ibyo nagiye umva aba diaspora mufasha uyu mutipe ni umuteka mutwe mfite n'amajwi ntimuzongere kumwumva ntimuzongere no kwemera ivuga butumwa rye n'umutubuzi mu bandi bose ndamushenye mu izina rya ndagushenye ndagukandagiye ndagushenye umva niwongera kuzanzamuka keretse wansabye imbabazi umva ngiye nkoresheje n'ubutware buri muri nge ndaguhagaritse ku buryo ntihazajye n'umuntu wongera kuguha ikiraka cyo kumusengera ubundi babasengera gute babahaye amafaranga mujye musengera abantu ku buntu n'ibi bintu ntuzongere kubyishoramo n'ikindi gihe wahamagaye mukuru wawe reka muhamagare duca impaka ubundi ngiye nakubwiye Samu nakubwiye buretse wowe uza amateka y'igihugu nakubwiye ngo genocide nakubwiye nigeze kuvuga ahantu hamwe genocide ijya gutegurwa bro urimo uranyumva yateguriwe yateguriwe ku bitangazamakuru wowe iyo ugiye ku gitangazamakuru kansenye icyo urimo urabibaniki so kugira ngo abana umwana wanjye apfe n'umuryango wowe ugiye ku gitangazamakuru ninde wabitangije ko umugore mwatandukanye ukazana undi mugore ukamusomera kuri kamera byose bikureba bikurya he waye bikurya iyo ubake we n'umuryango wawe undeke abo nubaka ngenda basi ingingo zuzuzanya iyo mugenzi wakoze uzuzuzanye na bene wanyu siko bimeze uzuzuzanye na bene wanyu waririmbanye warabivuze urakoze cyane rivuga butumwa ririmo ryerekeza he mwokagira Imana mwe mwabanje ngere n'ikindi gihe ngenda mwubahiye imbere ya kamera atazongera no urabivuga ngenda buretse nagwaye uburenganzira njyana muri RIB turi hano imbere ya kamera rwose ntuzongere kuvuga muri ako kanwa kawe ntuzongere kuvuga Patrick uyu ni Fidel mukuru asopo izindi ngegera zose zibasiye Patrick ndaziyamye asoni ako se mwe muretse tubanze tuganire kuko n'umuntu nta kintu turasobanura twahereye uyu yambwiye we uburyo we ngo yagiye nk'umunyamakuru agenda afata inkuru kwishakira ukuri waransanze se nese ndagusanga mbere yuko ushaka ukuri aho nakekaga Fidel waramutse neza Ezekiel Rukundo ndi kumwe na murumuna wawe mu kiganiro turi ku Rugendo TV umenye yuko ibyo uri kuvuga byose nkwakiriye mu kiganiro cy'Urugendo TV ndamwakiriye mumpe mwibarize Fidel uravugana n'umuntu bita Samu Gakire Samu Gakire ndakuzi cyane w'icyamamare wowe umeze neza
Iwana fresh ndashima Imana cyane. uyu muntu bita Karabo na Ezekiel ko bomba ari abavuga butumwa bakaba bagiye kurwanira uvuga butumwa mu rusengero bangiye ntago bajya bampamagara bapfa kumamagara bafite ivangura nabo bagiye hagati ntago bari burwane dore ikibazo ukuntu kimeze wowe wa Ezekiel inkuru mwakoze nukuri sukuri kuvuga ko Karabo ibintu arimo ari gutwika atatandukanye n'umugore bimeze bite Ngewe reka mbabwize ukuri kw'Imana. Ngewe mujye mumbabarira ngende umukristo ndasenga urumva? Mukanye ngiye no kujya kubwiriza abantu mbahanurira iby'Imana imbwiye. Yego. Hanyuma ngewe ikintu narinzi cy'ukuri. Kuko Patrick atarampamagaye ambwira ngo umugore yaragiye ntabwo nari guhamya ko umugore atagiye cyangwa yagiye. Icyambere ikintu cyabaye mu muryango bari ikintu kizwi nanjye ndi garaferi we aba yarampamagaye akambwira ngo ibintu byageze gutya na gutya. Ikindi kuba Ezekiel yaraje kunsura tugakora inkuru ni nkuko buri kintu nta kintu kitagira impaka iyo babonye ari ikintu kigize gikomeye. Yego. Ko Patrick ni umusitari arazwi. Yego. Ubwo rero ibintu bimubayeho byose ni ngombwa abantu babiganira kuko ntabwo yabuza abantu kubiganiraho. Rero ngewe icyo navuga cy'ukuri amakuru nge nari mfite nuko bambwiraga ko umugore ahari. Kandi nawe yaba adahari aba yarampamagaye akambwira nimba yarabigize private aho yabikinnye nabi rero aba yarambwiye ubwo ibyo nibyo nzi rwose mubabarire n'ubu ngubu umva Fideli twumvikanira umuvandimwe ninjye wakuzamuye urabizi ahantu hose nagiye nkujyana urimo uranyumva neza aba diaspora bajya kukumenya bakumenye kubera ngewe uvuga ibintu bifite proof urimo uranyumva we wagiye gutangaza inkuru kandi buretse gatoya Ezekiel buretse urimo uranyumva Fideli yego wowe ujya gutangaza iriya nkuru uravuga ngo nge nari kubanza nkakubwira cyangwa ni wewe wari kubanza ukampamagara mbere yuko ubivuga ubwo ngira ngo ibyo ngibyo tubigiyemo byafata umwanya munini ndakubwira we wigeze unshaka amakuru urayabura wigeze wowe unshaka amakuru urayabura nk'umuvandimwe none wese kuki wagize iyo we wagiye kubijyana kuri radio kuri televiziyo warabanje urambaza ntabwo nakwezi kandi utatije umenya ko umustar ndakubwira we warabanje urambaza wimbwira iby'ubustari we warambajije nk'umuvandimwe wanjye tuvukana mu maraso kandi waranje none se ikintu ndakubaza we warambajije subiza abantu barimo kukureba subiza abantu nyene kuki utambajije ngo baze iyo subiza abantu wambajije uko kuri ngiye nkwisha amakuru mama muraturanye na mushiki wa muraturanye ndakubaza ngewe wijya guca ku ruhande hirya ntago nkunda uburyarya kandi urabizi kuva na kera we warampamagaye urambaza nari kukubaza kandi wabisohoye kwitanga ndakubaza wowe warampamagaye uramba vuga yego cyangwa oya nje ntabwo nari kuguhamagara se ko naguhamagaraga mu buzima butazwe nkumva umeze neza ariko none kuki utambajije ibyo ngibyo kuki utambajije aya nama tiko arenze kabisa ngiye mumvane mu kiganiro mwanjye umva Fide nukuvuga ngo wowe na nubu ngubu uracyemeza ko Karabo ibyo ari kuvuga ari ugutwika cyangwa waje kumenya ukuri ko umugore yagiye njewe rero Karabo twaje kubiganiraho unabikurikiranye se kuko usanga ari byo ngiye n'umukanzani muri ibintu hano turi mu isi kandi sinshaka kwiteranya n'abantu ngiye mu ndeka ibindi mu biprolonge nyine we basubiza icyo twaganiriye tuganira wakurikiranye amakuru usanga ataragiye cyangwa ntiyagiye cyangwa arahari cyangwa gusa reka mbabwize ikintu cy'ukuri mubanze murebe no muri comment zihari mu biganiro hari abapatrike winteranye n'abaturage hari abaturage bandi ndakubwira umva Fideli nge nawe tuganira wasanze ikibazo gihari cyangwa wasanze kidahari God bless you kabisa munjyana mu bintu bitahari ikibazo gihari uyu nguyu yishyuye Fideli wari maratekereza ko namwishyuye kandi yabivuga nyine ko mutabimwa ariko se ngenda kubwira ngo Fideli wamuhaye amafaranga yamuhaye amafaranga uretse gato we Fideli arimo ahandi hose yabihakanye ku cyanga yikubye kubera yumvishe Ezekiel ahubwo Fideli nawe navuga ngo ni ba bantu ba mutima nda we mubeshyira Fideli ibintu byamubanye ibindi yanga kwitaranya na Ezekiel we yavuga ati nzongera ngo nawe rega mu buzima bw'imikakaro message y'amafaranga Fideli yanyohereje y'agatike pe siniraririye
Fideli yampaye 2,500 by'itike intaha ni Kigali kugira ngo bigende bite injyana narayisha ahubwo mwe muri mu gakino bari mu gakino injyana nge narayishaki nge Fideli yarampamagaye yaguhaye itike y'iki ko nta munyamakuru bategera bawitonze umunyamakuru baramutegera je nubwo nagenda umunyamakuru nagiye nigire mu giterane gitaramo Fideli yara kamera uyijyanye gukora iki ukorera Imana kuri murayikoresha se ukorera Satani ubwo niki kari Satani ahubwo we niwe uri gukora Satani ubeshya abantu nikorera gute mbeshya abantu we winjira muri private code ya mukuru wawe avuga ko yahuriye n'umugore hano wawe agiye kubikuza amafaranga kuri Western Union bari bahuriye hese byo mbikumvisha bari bahuriye mu rugo ni mu rugo saho ngaho bahuriye uretse mbishyire oya hapana ni mu rugo bahuriye bari bahuriye he mu mujyi nareke mbimwumva none mu mujyi se ni wanje mu mujyi ni wanje bawitonze uri kuva ko umugore wawe yagiye umva wikomeza kumvisha abantu ibi bintu by'ibihuha turimo kumvikana wamaze kubyivugira wivuga ngo amaje kubyivugira ngewe icyo nkwiyamyeho ngewe uranshaka iki umva ikintu nkwiyamyeho sasa nge uranshaka umva ikintu nkwiyamyeho nkwiyamye kuri private life yanjye ntayo nagenzeho okay ndakwiyamye rero hagarika ibyo bintu by'amagambo ibyo byumve ibintu byo kujya ahubwo rero reka wowe ntago uri umucamanza w'ubuzima bwanjye nange reka nkwihanize unyihaniza gute genda witurize ukora ibintu byawe ko ushaka kubikora twamaze kumenya ko ari agatwiko ugategure nk'agatwiko ukomeze utwike sinkubujije gutwika ni iki ariko sha gutwika ubundi imvugo yo gutwika urayizi uranyumva ukomeze utwike gutwika ni iki ugeza ku mpera y'isi gutwika ni iki ubeshya abantu uzakumva no kumanu gutwika ni iki kari cyo nkubaza ngo abantu bakuremere ndakubaza vana ibintu by'amagambo yo kureshyareshya abantu ngo baguha amafaranga ngo ubuze kumanura wewe ubwani wivuguruza we nguru umukozi w'Imana kumanura sibwo watangaje ukavuga ngo ndakubaza kumanura ikibazo umukozi w'Imana baje ngo kuvuga ngo umugore we yaragiye uri umukozi w'Imana ukanavuga yuko uri umukozi w'Imana yagiye ajyanye mashini agatega imodoka ndakubaza uri umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana jewe ndiwe uri umukozi w'Imana uje ndihamiriza kuki utangaza ibihuha se bakubwiye ko ari he by'ibihuha Rwanda umukozi w'Imana baragiye bakugurira amakamera ahubwo umuntu wanakuguriye kamera ni wakwishe mu mutwe ayikwake nimba atari yayiguha ngo mujyane contract nayikwake kubera ko ibintu urimo uratangaza okay nimba ari niyawe sibyo nimba ari niyawe urayisiga PS zayo zizangirikira mu nzu ureke gukomeza gutangaza ibihuha ibi bintu byanyu rero ni birebire uyu mugabo yarampamagaye ejo bundi mu gatondo aranandamutsa neza pe nk'umukristo zongera nkuramutse neza ugiye kwitaba riba aho amaze kumbaza turaganira zongera nkuramutse neza nk'ukire babagabo bafite amanyenyeri hano ikibazo cyawe rero ibintu uvuga ngo ribu urwego rw'ubugenzacyaha ribu rufikira uko rukora none nge nawe uri mu ikosa ninde se nge nawe muri ribu uri mu ikosa wowe bari bakurikirana babanze bamenye ngo umugore arahari cyangwa umugore ntahari ngo bamenye se hanyuma bamenye uburyo wateguye ibyo umugore se bamenye uburyo wateguye ikinyoma byose bazabimenya none se ribu igendera ku bimenyetso ibimenyetso se wowe ibimenyetso byo kunsebya birahari ntuzongere kunsebya mu ruhame wa kana we urumva ndamubwira nti ngewe uri agapeta imbere yanjye kujya muri ribu oya wikomeza gusobanura ubusa umva nkubwire Ezekiyeli umva wikomeza gusobanura ubusa sibyo nge narabimenye kuri agapeta imbere yanjye sibyo uri umwana nibyo urimo urakora urimo urishakira imibereho ahubwo views babwire cano yawe baze kukuremera urebe ko wazanzamuka ugiye gupfa ubona utagiye gupfa ese ubundi wanyereka nk'imari y'amafaranga hano ufite buretse gatoya buretse ubundi inkweto wambaye ufite ibi ni ibiki wambaye ukagiye gupfa neza uri umuntu ufite inzara kandi ko ugiye gupfa ko umugore wawe yagiye kubera ko wowe buretse wabuze ubushobozi reba umusatsi wamurabiyeho nta kicongesha wari bwabona umugore wanjye yagiye kubera ko nabuze icyo mugaburira oya wahubwo wowe umva nkubwire wivuga ngo umugore wanjye yagiye wowe wari bwabone bansohoye umva nkubwire umaze igihe kingana icyo utunze umugore igihe maze se uragira ngo nyikurire imbere aricyo wari bwamfashe mu buzima bwanjye bwa buri munsi umukozi w'Imana ubeshya mutekamutwe uyu nguyu mujye muvuga mujye munakora ikiganiro mujye muvuga ati Patrick yahuye muze gushyira titiri ivuga ngo Patrick yakoranye n'umutekamutwe wowe ariko ibintu byari bikwiye kurangira ko mwavuze ko mwakoranye umurimo w'Imana se wabizanye ye wongere no kungendaho bro Fidel arampamagara arambwira ati n'umuvandimwe yarakaye sibyo none shaka ukuntu ukavaringa ikibazo umucishe make ibintu birangire
sibyo nibwo uyu nguyu yampamagaye amagenda amuganiraho umuvandimwe ubwo ugiye kubeshya uretse uri umuvandimwe uyivuga ngo buretse wowe abantu bavuga ibinyoma turabacecekesha mu izina rya Yesu sibyo urumva abantu bavuga ibinyoma turabacecekesha ubwonko bwawe ndabuhubitse mu izina rya Yesu ndabuhubitse ku buryo bongera kuzanzamuka kibongera kuzanzamuka ariko mvuze neza reka soza wikomeza gutega amatwi uyu muntu w'umubeshyi nagende najyane kwese oya nta jambo nari kwambuye reka tubwire kara wamiki ijambo kandi tubwire dusoza oya ibintu byo kubeshya Samu soza monami soza uyu muntu arabeshya uyu muntu ni yahabutse yagize ubwoba ubu namurangije na Uwiteka yamaye imbaraga zo kumuvandimwe mu izina rya Yesu nuzongere kungendaho nkukoze mu bwonko ndabufashe akanga mukuru we utazongera kunyiteza akanga mukuru we akanga n'uyu munyamakuru w'inzozi zacu TV twe turi kumwe umunyamakuru se baramukanga ndavuganire siwe dukoranye ikiganiro mukanyura si inshuti yanjye Mariko ndaza kuyagwa wenda n'ubishaka uyashyire mu bishaka Ezekiye uyu nguyu reka nkusengere pfukama musengere noneho ngaho basi tuza pfukama nkusengere Imana ukizwe uve mu bubata ibintu birangire gutyo si data katika jina la Yesu ndagusengeye mu izina rya Yesu oya nturwane se uri umukozi nturwane bro nturwane uri umukozi w'Imana icazwa icara wowe wambasha uyu nguyu nta kindi ashaka no kwiyenza oya uniyenze kandi nge nta muntu nkwikiraho oya wivuga ngo none dore kugira ngo nkwemeze dore kugira ngo nkwemeze unyemeze uretse gato mbivugiye hano ku mbuga nkoranyambaga sibyo kugira ngo nkwemeze yuko bivuge neza ndi umukozi w'Imana no kumvogera no kunsuzuma oya pana ibyo bintu oya Samu apana oya apana iyo ni satani ukorera ubwo twarangije oya wivuga twarangiza twebwe turabakozi b'Imana bakomeye na Dawidi Goliyati ntabwo yigeze amukanga we ni wankanga opana uranyumva nta nubwo umva jewe reka dusoze umuntu wansuzugura agaciro k'Ubukristo kaganira n'Imana ushatse ko dutera igipfusi nkubwiza ukuri ukacinjomba nagutera ikindi atasiyo abakozi b'Imana rero dusoze nta mpamvu yo umukozi w'Imana yasaza arashaka kurwana oya nta mpamvu yabo uzi ko ari byo wateguye uragute oya ntawe uzi kurwana rwana urebe ese ijambo rimwe ku bantu ikintu nshaka kukubwira soza ucyumve nk'ukuri kandi ukemere nk'ukuri Samu soza iki agatwiko kuyu ndakemera umva yatwitse kandi gutwika iki sibyo ahubwo niwe wakubwira abakuri iki kiganiro bo ubwabo bumvise umukuru wabo yavuze ngo iki ubundi urashya warura iki ari uyu wese wajyure ku urashya warura iki wisakuza urushaka iki wabyumvise umugore wiwe arahari ibyo abantu babimenye n'uyu munsi ndabyemeje ndahangaha niba ari binjyana muri ribu umva nkubwire ajyeyo ndongeye ndabihamije umva nkubwire umugore warahari icyo ni ikinyoma cyawe nibyo wamenyereye kurisha abantu umunyonzi nawe yigeze aba umunyonzi ubwo uyisanze ariko bimeze yabiteguye Samu ari intuza uriya mugabo mwari ngo arabipinga ko ntari umunyonzi uriya mwari muri kumwe avugira inka ni umuhanzi mugenzi wacu ngo twarateguye nge nawe basubize ngewe ntago nari mbirimo wahamagaye umuntu ngewe nta n'ikintu na kimwe bandimo muretse kunzana mu bintu byanyu Ezekiel amaze kuvuga uburyo ntabyizi urumva bose baza mu abantu icyo nabwira abantu icyo mpamije ndagihamije buretse we n'umugore we bari kumwe ntukabeke buretse umugore n'ubundi azagaruka umugore n'ubundi wanjye azagaruka icyo nakwibwirira abantu so ni Patrick kandi nimugire ngo nahindutse ikindi narinje kugira ngo Ezekiel mucecekesha adakomeza kugenda kwirakwiriza ibihuha ntago nshobora kurwana kuri kamera so ni ibintu nshobora gukora kugira ngo wenda aceceke ariko ndi umuntu uzi kwiha mfite ikinyabupfura ikindi mbwira abantu rero ntibumve ibyo Ezekiel arimo aravuga ahubwo ndatekereza yuko n'abantu banankunda benshi bagiye banamamagara bambwira bati ibintu inzara ufite turimo turagusengera kugira ngo igende so mukomeze mu nshyigikire kuri 078 68 55 784 kandi nanjye ntago nicaye ndakomeza nkore ikindi rwose muhumure ntago nzabatenguha ndi umuhungu wanyu murabizi ikindi mujye kuri channel yanjye yitwa Akarabo k'Imana TV munkore subscribe ikindi Ezekiel he is friend
ni inshuti ibyo apanga byose ndatekereza ko nta handi ntabwo bishobora kurengera ngo birenze aha siko bimeze iki je ntabwo uzi ko wabitegura alright buretse gato karabo buretse tuganire turimo turaganira ese arongera bizambye ngewe umva mubwira sibyo we nashaka kubigenda agenda bigeza ahantu kure bizagera kuko nibingi ubukazi bwabyo abantu bagomba kubikomantaho buretse gato ibinyamakuru bitandukanye bizaguhamagara ari nanjye bizamamaga nge ntabwo mpabita ko nge fata peace yan ntuza hanga umva ntabwo yitingishije wabaye umustar ndayifite kukurusha ahubwo kukurusha kuko none se urugeze bana genza kugusanga mu kiganiro cyangwa twicare mu kiganiro murakoze cyane reka mbashimire abantu baje kuri channel zabo baje kuri Kiranuka TV baje nuko Karabo k'Imana TV ibiganiro biriho byose urabira ndashaka ko mugende mushyigikire murebe ndashaka ko ikiganiro gisozanya mukoranye mu ntoki basi okay nabirenze ya mutavuga yuko twasabanye oya ntabirenze niwo muco w'abanyarwanda mwiryane agatwiko jewe nta kibazo naciye bugufi imbere yawe mufate hano mbasengere jewe okay no fear nashaka kubasengera nagushaka mbasengera nagushaka badusengera nagushaka ko ca bugufi nk'umukozi w'Imana dufatane ibiganza iyoroshye nk'umukozi w'Imana turi batatu ibyo tubyihorere nagushaka twiyunga abanyarwanda narashaka kugira ngo twiyunge yabya abakozi b'Imana nakosa nagukoreye twiyunge dukorane mu ntoki ibyo wateguye byaciyemo sibyo ntabyo nateguye ahubwo naje kuguhagarikisha kugira ngo utakomeza kuntera ikindi ushaka ni dukorane mu ntoki basi nshaka kwiyunga nawe kuko nta kibazo dufitanye twiyunge nk'abakozi b'Imana ndazikuramo se nshaka nutiyunga nanjye uraba uri umukozi wa Satani nshaka iki iyunge nanjye uri umukozi wa Satani soza